muri make mu bushobozi bwanjye buke ngiye kuguhereza ibihumbi 50. 50 nyakuyemo muri kubibona dore ngiye kuyabara 1 2 ndetse gato 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mu byukuri iyi nkuru y'uyu mukobwa irababaje akira aya mafaranga 50. Inkuru y'uyu mukobwa ngenda bikoze pe cameraman ngenda bikoze nukuri ko Imana reka mbabwiza ukuri. Inkuru y'uyu mukobwa irababaje. Ibibazo bibaho pe, mugira ibibazo abantu bagira ibibazo, ariko iyo watangiye wikorera uri umukobwa ukagerageza kwihigira hirya no hino ugahora n'umuntu akakwizereza ibitangaza ntagire ikintu agukora ubuzima bwakabwangiza, ibi bintu biba bikomeye, biba bikaze, biba ari igitangaza gikaze. Mw'abantu mwe mugira umutima wo gufasha, mugira umutima w'urukundo. Ndagira nkubaze iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me, come to me. Je t'aime trop, nalinga mingwana. Manzi na Innocent, nukuri ndabashimiye, mwahisemo neza, nukuri muraberanye. Manzi na Innocent, songa mbere turabashyigikiye. Yes, reka nkusuruze kandi nkwifurize ibihe byiza. Wowe wakoze subscribe ukanahitamo gukurikira Manzi na Innocent TV aho uherereye hose, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru. Nitwa Manzi Imana, Manzi ya Mwiza, Manzi Sadonda. Our next episode ndi kumwe n'umukobwa, n'umwari mwiza kuva hasi kugera hejuru. Cameraman ni Kiraya yitwa Breze, ariko ibintu ajya nkorera na amateka. Nk'ubu ntabwo ushobora kwerekana uyu mukobwa kuva hasi kugera hejuru. Gugaragaza uburaya. Ya uyu mukobwa ni umwari mwiza cyane. Kuva hasi yambaye neza, ni za size ku bantu bazikunda. Kuva hasi kugera hejuru. Bro, ameze neza cyane. Icyanteye rero gutumira uyu mwari w'umukobwa araza kukibabwira, araza kubaganiriza, gusa ntago aba ari ibintu biba byoroshye. Uyu munsi ushobora kuba umeze neza, ejo ibintu bigahinduka, ugasanga uhisemo kujya mu bintu utakabaye urimo, ugasanga uhisemo kujya mu mwanya utakabaye urimo. Ejo bundi nge nigeze kuganira n'umuntu ukora muri hoteli, arangije arambwira ati ngewe buriya ntago option yanjye ariyo muri hoteli, option yanjye ari ubuganga, ariko ikintu cyanjyanye muri hoteli nagahoma munwa. Kandi nize PCB ni physics, chemistry and biology. Urumva abantu bize gutyo ari abantu bafokasinga ku buganga cyane. So bisobanuye ko icyo wize si cyo ukora, bitewe n'impamvu, bitewe n'uburyo ubayeho, bitewe n'uburyo ubayemo. Nagiye kubarambira rero no kubatindira. Umwari w'umukobwa yarampamagaye, arambwira ati Manzi, mfite inkuru nshaka gusangiza abanyarwanda. Ni inkuru itoroshye, ariko nyine iroroha bitewe n'uko muraza kuyifata, nangwa se irakomera bitewe n'uko muraza kuyifata. Ati ngewe nari umugide ndinda mu Kagera. So hanyuma nza guhura n'umuntu w'umuzungu. Iyo nkuru araza kuyivugira mu buryo bwe. Aza guhura n'umuntu w'umuzungu, umuntu w'umuzungu aramubeshya, amutera inda. Aje kumutera inda rero aramwihakana, hanyuma aza kubungana niyo rwabunga y'umwana. Ariko nyine umwana bari umugisha mu buryo mwe cyangwa ubundi, kuza kumuhamagara, aramuhamagara
ntiyamwitaba, aza kubura irengero. Rero bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko ubu ngubu atangiye n'urugendo rwo guhiga uwo muzungu waje kumukorera ibyo bintu ngo aze kubibona. Rero ikintu ngiye cyanteye kumutumira kugira ngo adusangize urwo rugendo rw'ubugide, uburyo ubwo bugide bukorwa, uburyo yabukoze, uburyo yahuye n'umuzungu. Ntabwo turaza kujya muri in deep cyane, ntabwo ndaza kukujyana muri kure cyane, kuko wenda ushobora kujya kure ukagira emotion cyangwa se ukagira agahinda kandi wenda gakabije kuri wowe ka depression ugasanga ubaye nka Yago. Ntabwo ari byo bintu nshaka. Ndashaka kugira ngo menye ibintu bitatu gusa. Urugendo rw'ubugide rwo gukora uburinzi muri parike nk'umukobwa, uburinzi muri parike, ndetse nze kukubaza uburyo wahuye n'uwo muzungu, ese nze kukubaza n'ubuzima ubayemo kano kanya mu gihe waze kureka akazi k'ubugide ko gukora uburinzi mu Kagera, ndetse ukaza gukomeza gukurikirana uwo mwana. Ndagira ngo mbere na mbere ubanze utubwire witwa nde? Nitwa Iradukunda Kelia. Iradukunda Kelia. Aho uziko njya nkukurikirana kuri TikTok. Abantu baba ma TikTok mugiyeho muramureba ajyaho cyane, utwo twose muradukurikira mutubone. Kelia rero uti wakoze ubugide. Ndagira nkubaze nk'umukobwa. Ndabizi ko ubugide akenshi na kenshi bwa burinzi urinda cyane cyane mu ma parks agiye atandukanye, bukorwa n'abagabo, gitsina gabo. Se umukobwa ababayeho ate cyane cyane hariya kurinda mu ishyamba, uhura n'inyamaswa n'ibiki, ubayeho ute kuriya, mbese ubukorwa bute ku mukobwa? Ne ibintu biba bitoroshye ariko yene biragorana, ariko uragerageza ukabikora bitewe n'ubuzima runaka. Yego. Shiraho mikoro kugira ngo tubashe kukumva neza. Ego kuko hano hafi naho turi hari urusaku cyane, turi hafi no muhanda ngira ngo muri kubyumva. So biragoye. Yego. Biragoye. Ari gihe wenda nk'umugabo cyangwa se igitsina gabo bavuga bati ngiyewe n'ubundi narihaze, mutima wanjye urakomeye, nta kintu ushobora ikintu cyose kije mpangana nacyo. Ese nkamwe nk'abakobwa mushobora kuba mwahangana n'ibyo bintu iyo igitero cy'inyamaswa kije, cyane ko hari kurinda inyamaswa kugira ngo zitononera abaturage, hari no kurinda abaturage bashobora kwinjiramo aho bakangiza inyamaswa mu rwego rwo kuzonona, kuzihiga. Marabizi Rema yirwa ibitubwira, Rwanda Environment Management Authority nabashingira ngo ni ministeri ishinzwe ibidukikije ndetse hari n'inyamaswa. Nako mbizi neza, muraza kumfasha mu nkosore, bahora babitubwira buri munsi. Ese mubasha kurinda mute mugahuza inyamaswa n'abaturage? Deja mukananira n'abaturage konona inyamaswa, murinda abaturage, murinda inyamaswa kononera abaturage, mukanarinda n'abaturage konona inyamaswa. Ibyo bintu mubikora mute nk'abakobwa ku giti cy'abakobwa? Turabikora nubwo biba bitoroshye, ariko biba biri ngombwa kubikora kuko nyine ubundi iyo utekereje ugatekereza kabiri, utekereza igituma ubikora. Yego. Uvuga ngo wenda icyo ushaka urakirwana kugira ugikore. Rero nawe kugira ngo ugere ku cyo ushaka ubanza kuvunika, ariko birakunda. Nabikomojeho mvuga ko hari imirimo buriya umuntu ajyamo atayishatse, atari uko ashatse kujya mu iyo mirimo, ahubwo ari ubuzima. Bityo wamenye ute ko umuntu wenda akazi urimo gukora, sinzi niba barakwirukanye cyangwa se we wariviriyemo kubera ikibazo wambwiye cyo ko ari umuzungu waguhemukiye, wari uje gusura inyamaswa kaguhemukira? Nabwo ndaza kumenya yaguhemukiye ate, yamenyereye umugide gute, saba bagide b'abakobwa bameze bate, barindwamo hariya gute, bagira security imeze gute? Wahisemo kujya kuba mu bisimba ukarinda inyamaswa, so ukajya uyobora n'abantu baje kuzisura gute nk'umukobwa? Ibintu biba bigoranye. Biba bigoranye, ariko ubundi hari ukuntu nyine ubukura n'undi ukunda ikintu ushaka kuzaba umwenda nk'ikintu runaka. Yego. Ariko bikaba ngombwa ko icyo wize cyangwa icyo wakuze ushaka utakigeraho, bikaba ngombwa ko uhitamo ikindi kintu kitari kiri muri gahunda. Yego. Ariko nkubaza ikibazo, ubundi abagide abarinda muri parike
nundi baba ari abasirikari baba barakoze kose n'abantu batureba mu bitubwire umukobwa murabona atari umusirikare arebeka nk'umusirikare kamerama mama ni indaya ari muri telefone uyu mukobwa urabona atari umusirikare asubiza ibintu biri kuri target abari kuri target no kuvuga ngo biraza no kudufasha kugira ngo uze kutubwira hashize igihe kingana gute usezeye kari akazi ko kurinda muri pariki hashize nk'imyaka 3 imyaka 3 uracyari seriyeuse ese biriya bintu murabyitoza hari igitongore nangwa se company igitongore ubwo nimvuza mu kinyankore hari company ishinzwe gutoza nkuko kuva RDF ni hari company I don't know kumva RNP Rwanda National Police nkuko umva RC harya bari abantu bacunga gereza bita RCS Rwanda Correction Service RCS so n'abandi RSS n'abandi so mwebwe mubyitoza mute mubyiga mu mashuri bigenda gute kuko yivanzemo n'ubuseriyeze bwinshi cyane kandi njya mbona bafite n'imbunda nukomera amabanga y'akazi ntabwo byoroshye ariko nyine urabanza ukabyiga yego bigahorana nuko nawe ubikunda cyangwa n'undi warakuze ubikunda cyangwa ubishaka ukabishyiramo imbaraga nyinshi ubishobora ariko akenshi banza abenshi nyine ntabwo babikunda ariko ntabwo bigoye ubundi ikintu gikunda cyangwa ugiye kugikora ugikunze kirakunda bari abantu baba tourisme bari abantu biga tourist harya bre tourist hariya biga muri tourism aha barabyiga tourism ni ubukerarugendo ese buriya bukerarugendo habamo no kugayidinga n'abagide nyine bagayidinga inyamaswa babamo byose bibamo niho mubyigira voilà reka tureke ndeke gukomeza kwinjirira mu kazi hanyuma nkubaze hashize imyaka 3 usezereye ibyo bintu ubivuyemo kubera impamvu imwe gusa yaje ite byaje kugenda bite dusangiza iyo nkuru ntabwo nza kukugora ko ufite depression mu buryo mwe cyangwa ubundi n'ubundi turi hafi gusoza ikiganiro byaje bite uriya muntu wambwiye byaje bite ndagira ngo udusangize n'abanyarwanda bagukurikiye n'abari hanze bwota amasimbi bumve iyo nkuru uko byagenze manzi buriya rero yego shayine kuba muri ubu buzima biragoranye ako yino uko wabikora kose ntago wabera abantu mwiza cyangwa mubi ngo bikunde yego ugomba kuba nyine bigakunda cyangwa bikanga ariko ukabibamo shama nyine abagabo bose ni bamwe hari ikintu kibaho nk'impanuka nta kintu kibaho nk'ukuntu abagabo bose mbona ari bamwe njye sinari mariko yego shama mu gihe nyine nari ndi mu kazi byaje kuba ngombwa yuko mpura no mu diaspora navuga nk'aho ari mu diaspora yego n'ubundi nibyo nyine turamenyana tukaba tuvugana kuri fone hari ukuntu umenyana n'umuntu muri ya minsi ya mbere akakwitaho akajya gufasha utubazo tumwe na tumwe nyine ugahita wumva ko aricyo gisubizo cy'ubuzima bwawe yego ariko nyine abakobwa benshi niko tubitekereza ariko usanga atari ko kuri ni bake nyine ni bake babasha kubinyuramo bakumva ko ari ukuri cyangwa bari ikinyoma ariko nyine nanjye byambayeho ntabwo nyine biba byoroshye yaje ku uwo muntu mwahuye ko before yo gukora ikiganiro ubwiye ko yaje kugutera inda mu buryo bumwe cyangwa ubundi aza kugenda uwo muntu kuva guteye inda hashize imyaka ingahe kuko urumva hashize imyaka igera muri hari 3 uvuye mu kazi kandi wavuyemo kubw'icyo kibazo ubwo wenda ni nk'itatu wenda n'igice gutyo na n'ubu ntimuravugana ntuzi naherereye bimeze gute kugira ngo tumenye ububi bwabo
shabana nyine twayaga tuvugana kenshi gashoboka yego no nyine nza kumuhamagara kuko nyine yahoraga ambwira ngo uzave muri kano kazi yego nshaka nyine kuguhindurira ubuzima nshaka kuhinduka ati nta kibazo yamubwira nyine agwa evidence agwa ibintu bituma ako kazi utazagusubiramo yego ati ngiye nzaguhindura ubuzima nzagura ibyo ushaka byose noneho wari wa muntu wanabwira ati mfite ikibazo cy'amafaranga nayo agahita abikora aha noneho nyine mama ntumwiteho noneho nyine ndamubwira mbere ya byose nshaka uzabanza unshakira aho kuba arabikora akageza kenshi akansura nkamusura nyine nta kibazo arangije nyine twahuraga kenshi urumva umuntu mukundana mwizerana ntabwo wajya uhora umubwira ngo mwirinde mu buryo bumwe n'ubundi yego rwose naramukunze nawe nyine anyereka akankunda ntabwo yakubwira ngo mukambare n'abantu mwe mukambare arangije nyine anerenda anenda nyine ndamuhamagara ndamubwira ati se uko wanenda bimeze gute yego arangije arambwira ariko nayambwiye ati ntabwo ngiye naguteye ndahura n'abantu benshi ndabizi ntabwo yaba ari ngiye wagutenda rero yego ndamubwira ati ntabwo ari ngiye umusore wenyine uterinda ako kantu abantu bajya bakavuga noneho ati abakobwa b'abanyarwanda ntabwo iyo ntahari abandi bakwitaho ndamubwira ati oya ni wowe kandi ntabwo nakubeshya mbese we muri make ntabwo yakwizeraga we ntabwo yamubwiraga yego ari ukuri yego mbwira nyine ihangane nyine naje kubimubwira arabyanga aranyihakana nyine ubuzima burahinduka ihangane urumva noneho hari ukuntu uba waravuye nko mu cyaro amarira y'abasirikare atemba ajya mu nda hari igihe uba waravuye nko mu cyaro bazi ko ufite akazi batazi ibintu byose uri kunyuramo muri iyo minsi noneho ukumva usubiye nko mu cyaro ubwiye umubyeyi ngo banenda n'umuntu wanenda ntabwo muzi numva ntabwo biba byoroshye nagiye ngera mu rugo mama arambwira ati oya ntabwo ari njye warabyaye ikinyendaro cyifata gutyo ati mu magambo make natwe ataramenya ibintu byose genda nyine ubuzima bwahise buhinduka urumva niyo umeze gutyo nta n'umuntu n'umwe wasaba serivisi ngo ayigukorere birumvikana nyine ndagenda njya gushaka akazi ko mu rugo biranga urumva no kuba ufite inda ntabwo biba byoroshye ukeneye umwanya wo kuryama ukaruhuka ukitekerezaho ariko nyine biranga nabyo mwavamo njya mu kabari nabwo birananira numva noneho gukora ibintu utigeze unakoraho na mbere hose biba bigoye nyine biragorana ngenda mbyishyiramo biza nyine bigenda gake gake amafaranga make nabashaga gukorera sinashatsemo nyine inzu icyo gihe inzu ntabwo zari zihenze cyane n'akazi ka 5 warakabonaga gushaka wenda n'umuntu ukamusigira umwana ukajya gushakisha ko nyine wumva ko bitabaga byoroshye haza gucaho igihe kinini nyine haciyeho nk'amezi 6 mbona kujya nshaka akazi nkaya umunsi nakoreza aha ejo nakoreye aha umunsi umuntu yanguze yamaye mbona nyine ntabwo nzabishobora uvuga ati kanemeze kamwe n'undi mareho nkureho Jesus ariko nyine baka kanya nyine ikintu navuga ko nshimira Imana nuko njye n'umwana wanjye nubwo nyine tutabaye mu buzima bwiza duke mbasha gukorera turanyura n'umwana wanjye wenda dusubiye inyuma gatoya ugiye mu ubwo buzima aguteye inda arayihakanye arayanze ihangane nta kundi bibaho ibibabaje bari byinshi arayanze ugiye mu kazi ko mu rugo uvuye mu kazi ko mu rugo ukomeje kujya umbwiye ngo wakomeje waritanze ucuruza umubiri Yesu noneho manze no hari ukuntu uba wumva nawe bwawe nambara gufite urumva ushobora n'umuntu nawe akubwira ngo wamubwira ngo mu mafaranga akubwira ngo wakoze iki
ari kugukiniraho nta mbaraga ufite ukibaza noneho ugatekereza ukavuga ngo nasize umwana wanjye ndabizi neza ko ashonje kandi ndibona mumenyerana ariko nyine ukihangana kagenda. Uvuye mu kazi keza wakoraga kaguhemba ku kwezi barakwangije arakwihakanye ubu aka kanya uhisemo kujya gucuruza umubiri. Ese ikibazo ucuruza umubiri kubw'uko ubishimye ubikunze cyane kubw'amaronko n'amaramuko? Ntabwo mbikora kuko mbikunze cyangwa kuko nabonye ko nta kindi kintu nakora mu wari umugayide wararindaga mu Kagera kazi nari mfite amafaranga wenda warize ufite amashuri yawe nyine biba bigoye ariko ntabwo ubundi abantu twese dukora ibintu kubera ko tubikunda. Twebwe hano iwanjye hano kwa Mazina Innocent TV njya ngira abantu bakuru batekereza badukunda bavuga bati ibi bintu rwose ndi kubona bitoroshye kandi umuntu ngewe nzana hano ni umuntu nyine mbona ko bikwiye kagomba kuza hano iwanjye. Mu by'ukuri njye nta kindi kintu najya kukubaza nta n'ikindi kintu najya kwinjiramo. Njye mu by'ukuri ibintu mbwiye hano birantunguye nta n'ibyo wigeze umbwira ariko birantunguye pe ibintu mbwiye hano. Mu by'ukuri njyewe mwabantu mwe mudukurikiye cameraman ndagira ngo nshyireho kamera nshyiraho nta kibazo. Mwabantu mwe mudukurikiye muri make mu bushobozi bwanjye buke ngiye kuguhereza 50,000 nyakuyemo muri kubibona rero ngiye kuyabara 1 2 ndetse 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mu by'ukuri iyi nkuru y'uyu mukobwa irababaje akira aya mafaranga 50,000. Inkuru y'uyu mukobwa ngenda bikoze pe cameraman ngenda bikoze ni ukuri kw'Imana reka mbabwize ukuri. Inkuru y'uyu mukobwa irababaje ibibazo bibaho pe mugira ibibazo abantu bagira ibibazo ariko iyo watangiye wikorera uri umukobwa ukagerageza kwihigira hirya no hino ugahora n'umuntu akakwizereza ibitangaza ntagire ikintu agukora ubuzima bwakabwangiza ibi bintu biba bikomeye biba bikaze biba ari igitangaza gikaze. Mwabantu mwe mugira umutima wo gufasha mugira umutima w'urukundo ndagira nkubaze ikibazo kimwe gusa nimara kubaza kimwe gusa ndaguha open uvuge nimero yawe abantu badukunda badukurikiye bakwandikire muvugane bagira icyo bakora ariko umuntu wandika abaza ubusa uzajya umukupa unamuboroke ko azaba ameze nk'uriya waguhemukiye. Ni ikihe kintu gishobora gukorwa ku buzima bwawe? Urabizi watubwiye ati n'inzu ya 5 iraboneka niyo mbanamo n'umwana wanjye kandi aranyuzwe. Kuba uri umukobwa ukaba utarahisemo gukuramo inda ugahitamo kuvuga uti na 2 nzagenda mbikure hariya hirya urabizi hari abakwirukanye gusubiraho ntibikunda mbabarira umbwire ni ikihe kintu wumva wakora ku buryo bino bitazabisubira? Ese byaba ari yamatakira ngo yiku buryo n'ubundi wazakomeza ukabikora bimeze bite? Mbabarira umbwire. Manze nkuko nabikubwiye yego ntabwo dukora ibintu kuko tubikunda yego ahubwo tubikora kugira ngo iminsi igende yicumi. Yego ngewe ubu ngubu ku giti cyanjye wenda sinavuga ko ubuzima ndimo sizing izi mbukunze yego ni ukugerageza nyine ngo turebe ko iminsi igenda voilà ariko sinakubwira ngo nshaka kuba mu buzima gutya kugira ibyo wenda ibyo nkora bihinduke yego ibindi kintu cyose gitangirira hasi sibyo ko hari n'igihe uvukana amaguru yuzuye n'igihe uvukana amaguru yuzuye ugasanga ntawe ufite ubuzima burahinduka ubuzima burahinduka ntabwo ngiye kubwira wenda nshaka business zirenze nshaka ngurire ibintu nyine byinshi oya yego cyewe igira ubuzima bwanjye buhinduke wenda sinakubwira nka gute sinzi nyine uburyo nabikubwiramo biragoye biragoye ariko ngewe umutima wanjye ndi kubona umwana wanjye
duke umwana wanjye atari kumbwira ngo mama nshaka ji Yo, ngo nyibure yego nkayimugurira Yo. urumva ari amahoro ya mbere mu buzima bwanjye nanjye ubwanjye wenda ngiye niyo wenda navuga ngo ngiye nihe ako umwana wanjye ameze neza barumva ari amahoro muri njye. ayo mafaranga nkuhaye nyagwaye abanyarwanda bareba n'abandi bari hanze bareba aragufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, but ntabwo 50,000 by'amanyarwanda byahindura ubuzima bw'umuntu. Ayo ngayo n'umunsi umwe ashobora gushira bitewe n'ibibazo abantu baba bafite, nangwa iminsi 2 ashobora gushira bitewe n'ibibazo abantu baba bafite, but ngewe inkoze ku mutima ngewe ngira icyo nkora nkanjye mu bushobozi bwanjye buke mfite, ngira icyo nkora. Hanyuma rero ndagira ngo mu bantu badukurikiye hari abandusha ubushobozi, kuko ndabyemera, kuko hari umukire wanjye ndusha ubushobozi, hari n'abandi bagiye bandusha ubushobozi. Hari umukire wanjye ubyihisha inyuma, ntago muvuze izina, babyihisha inyuma bino bintu byose, ni umupatina wanjye, agenda ahantu hose ndi kumwe nawe ankunda kubi, so ni umukire wanjye. Ariko hari n'abandi bafite umutima mwiza cyane, hari urenze uwanjye, hari n'abafite umutima nk'uwanjye mwiza cyane, ufite 1000, ufite 100, ufite 200, ufite angahe, kuko platform yanjye ikurikirwa n'abantu 30,000 na bingahe, n'abantu benshi cyane. So abo bantu rero baduhisemo bakatubera inkoramutima, wababwira nimero yawe, hanyuma bamara kubwira nimero yawe bakakwandikira mukavugana, hari muhuje ubuzima. Hari bamwe mu bo mwanakuranaga nabo babaye nkawe, cyangwa se hakaba n'abandi muhuje ubuzima mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari igihe mwagana bakakugira inama, nicyo cya mbere cyo gukora. Uri umukobwa mwiza, ntago wakabaye ujya mu ibyo bintu, umukobwa mwiza ukabaye. Hari n'abandi bafite n'akazi bakubwira bati ngwino tuguha akazi ukore, hanyuma ujye ubona amata y'umwana. Hari n'abandi bavuga bati mfite 1000, reka nkwi 1000 ubona amata y'umwana, babaruvuge nimero yawe, hanyuma bakwandikire muvugane, byibuza bagira icyo bakora ku buzima bwawe. Nta kibazo. Yego. 079 079 6 5 22 752 752 079 6 5 22 752. Iyo nimero ndaza kwishyira muri description mo hasi, hanyuma mugerageze dukore igikorwa cy'urukundo. N'abantu mwe hari abantu bagifite umutima, hari n'abandi wenda umutima wabaye umukara, ariko hari abagifite umutima. Uyu muvandimwe yaraturindiye, yarinze inyamaswa turazireba, yakoze ibikorwa byiza turabikunda. Yakomeze kwihangana, gusa amarira yanyatemba ajya mu nda, ndabizi mwarabonye byinshi, mwaraciye muri byinshi, but ari waruciyemo ariko nta kundi. Yego, amarira amaso yanyu yabonye byinshi, niyo mpamvu amarira tutapfa kuyabona. Gusa nizere ko ejo cyangwa ejo bundi tuzasanga mumeze neza, ubuzima bwarahindutse. Yego. Hanyuma mwabantu mwe, yakoze ibintu byiza, nkuko mwabonye Mitsutsu yaduhaye ibintu byiza, aradushimisha, aza guhura n'ikibazo cy'umuvandimwe, muramuvuza, umuvandimwe ari kugenda amera neza, tubishimira Imana. Natwe rero mugira igikorwa cyiza, gikorwa gituruka kwa Manzi na Innocent, tubone ko abantu nk'aba ngaba badukoreye ibintu byiza cyane, baturindira inyamaswa, tujyayo tukazireba mu Kagera, bakora ibintu bigiye bitandukanye, tujya tukabireba. Ariko niba habayeho kariya kantu, ni mistake bibayeho. In English they says mistake is not a disease. Mistake ntago ari indwara, mistake nagakosa kaba kabaye kandi ntago wakangira umuntu. Gusa ikindi cya kabiri, mwabana nawe mukamuvugisha, ibintu bikakomeza kugenda neza. Reka tugushimire. Yego. Reka tubashimire cyane mwe mwabashije gukurikira Manzi na Innocent. Ndi Manzi Imana, Manzi ya mwiza, Masadonda.